dutangiye agasobanuro kacu ka 2025 tugatangira n'umukobwa mwiza w'ikizungerezi yari arimo aratambuka. Uko yatambukaga ahantu ku cyaro, munsi yaho hari umukobwa yahise afata umushumi w'ikanzu ahita amukaraga. Akimukaraga umukobwa yahise asigara yambaye ubusa. Umukobwa yaravuze ati se niki kinyambaye ubusa noneho ndapfuye? Uno n'umuzimu se? Yahise abona ikanzu yiwe mu mazi ahantu harimo arashokera itemba. Yabanje kugira ngo ni igiti kiyimanuye cyangwa se kimukaraze, kumbi ni umuntu wari urazamuye n'ikiganza bishoboye ko ari umumarayika. Uno mukobwa ubusabwe bwagiye hanze asigarana isutiye yonyine n'ikariso. Nuko umukobwa yaraje arahenura ashaka gutora ikanzu mu mazi. Ishaka gutora ikanzu rwose, aho kanya hahise haza ikintu kimeze nk'igitebo cyangwa se igisanduku. Icyo sanduku ntabwo tuzi ngo kirimo iki. Umukobwa yarakibonye disasangamo akana bakazingazingiyemo, bigaragare ko ari nk'umubyeyi wari umaze kubyara, agahita ajugunya umwana mu ikarito, agahita amujugunya mu mazi ngo azapfire mu mazi. Undebere namwe abagore kigiye kuntu basigaye bateye. Umugore w'ikigihe asigara abyara umwana akamubyara igisa kimuriye, yamara kumva ko ubuzima bwe burangiye agahita afata umwana agahita amujugunya mu gikarito, akamujugunya ahantu mu ishyamba ibikoko bizamurye, cyangwa se akamujugunya ahantu mu mazi ibikoko bizamurye, cyangwa se amafi azamurye. Uzi ndebere nawe uno mukobwa yarahagaze aravuga ati ku mana mbigenze gute, mbikore gute? Umukobwa yahise ahitamo kwirukanka. Akirukanka wa marayika disi wa kakana yahise amufata ukuguru rwose, aramufata ukuguru aragukomeza ahita amukubita mu mazi. Gusa ntiyamukubisemo cyane, yamufashemo neza ahita amera nk'umuntu ari yoga kigarame. Umugore yaratatse cyane aravuga ati mamayi, ati uyu ninde? Ndapfuye. Ati rwose ati nibiki biri kumbaho? Umugore rwose barakwereka rwose ukuntu yararembye ku mazi, agenda rwose ameze nk'umuntu wari washizemo umwuka ariko ntabwo yari yapfuye. Umugore rwose yararembye ku mazi yegera ahantu hari cya gisanduku wa mwana yari arimo. Umugore yakanzu ye nako nawe yakomeze gutemba, yakanzu rwose y'umuhondo yose yari yambaye nk'agaserikwini, yari agiye gusura n'umuntu. Umugore yagize ahantu agarura ubwonko, agarura ubwenge. Yarakoroye kubera ko yameze nyeri, arakora rwose, arakora cyane bigaragara nk'aho amazi yose yari yayamize. Uno mugore yaravuze ati mamayi, ati ni iki noneho kimbayeho? Ati ariko si uyu ni umudayimoni, ni shatani, ni iki? Kumbi yaje kureba muri ka gakarito ngo arebe wa mwana ko aba akirimo. Asanga rwose wa mwana ntawe urimo. Saa ahantu yagiye yarebye rwose asanga wa mwana urimo, gusa ikanzu yiwe yahise yongera ayifata. Yari yanatuse cyane, yahindutse amazi. Yarayifashe rwose arongera yambara rwose. Urebe ukuntu abakobwa kano gakonzo kameze nk'akabamama bararana cyangwa se abakobwa rwose wari yasohotse atazi ngo agiye hehe, kuko yari yambaye imyenda ararana. Umumarayika nta kindi kintu yakoze, yafashe uwa mwana amaze kumukura muri ka gasanduku, amaze kumukiza, afata urudodo maze agenda ruzirikanga ngo wa mugore naza kubona urudodo agenda arukurikirana, abona aho umwana ari, abona aho umwana yamushyize afite umutekano anarinzwe. Disi wa mukobwa yagomeje rwose agenda afata rwa rudodo akurikirana ahantu ruri, agenda rusatira rwose agomeze. Gusa yaravugaga ati se runo rudodo ruragera hehe? Umugore ariko ntiyatinze, yarakomeje ararukurikirana. Ageze ahangaha yikangamo ati se ko runo rudodo rutari kurangira bite? Bahise barikwereka urudodo ukuntu rwakomezaga rwose rurambitse hasi ahantu ku butaka cyane. Ruri ahantu rwose hari uruhinja, bafashe uruhinja baruziritse ku kuguru rwa rudodo. Disi rwa ruhinja rwarimo rurigaragazura, kumbi rwari ruri ahantu kumva. Situzi nk'ino mva ni iyande, birashoboka ko ino mva ari ya nyina w'uno mwana bishe. Banza ari ya nyina w'uno mwana rwose. Uno mukobwa n'uno mugore yahise yirukanka cyane, aza gufata akana. Disi ati dore ngaka, ati tuzi ko ari umuntu waje akagatera hano, ariko uno muntu ushobora ko ari umumarayika. Niko uno mukobwa yibajije mu mutima wiwe. Umukobwa yateruye akana. Disi aragafata ati cecekere mama, ati cecekere, gihangane, ndagutwara, nzakwirerera. Aravuga ati ese ariko nk'abagore nk'aba ngaba koko baba batabana mu nzira, agatinyuka agafata umwana akamuta muri giseke, akamuta mu mugezi ushoka, aba yifuza iki?
kandi uno mukobwa yakomeje abwira uno mwana ati pole, ati nzakura neza, nzakwitaho. Umwana disa akigera mu maboko n'umukobwa yahise atangira gutuza, yumva rwose afite umutekano. Mu gihe akiri mu mazi yari ari kumarira menshi, umukobwa yarebye urudodo bari baziritseho uno mwana ahita arumukuraho. Amaze kurumukuraho ahita arujugunya. Disi umuntu yari yakijije kano kana yari afashe urudodo aruzirikaho agasogisi arakamwambika mu kuguru kwiwe mu kirenge. Uno mukobwa byaramucanze atari so, noneho umuntu wamusanye hano kumwiruka twari turi kumwe mu mazi byangenze gute? Kumbi niba atareba ko yari ahagaze ahantu kumva hari n'umusaraba rwose bigaragara ko ari nk'umuntu bahashyinguye. Akigenda disi ntituzi ngo abonye iki, yahise abona umumarayika rwose w'umukobwa w'umumama yambaye ikanzu y'umweru derideri, aramubwira ati uwo mwana ni uwanjye, nimubyara bahise banyica, nimubyara rwose bahise banyica. Reka dukomeze agafilime kacu, situzi ngo ninde wishe n'umumarayika, ninde wishe n'umugore nyina w'aka kana. N'umukobwa byaramutunguye ahita areba ifoto yiwe ayisanga rwose yari iri ahantu ku musaraba, ifoto y'uno mukobwa. Uno mugore rwose yarebye ifoto y'uno mugore wundi nyina w'aka kana, aravuga ati ese uno mama ko mbona akanura nk'umuntu wibwira neza, bamujije iki? Reka mukomeze muri agafilime kacu, mugakomeze rwose mukarebe kapa mukarangije, mukarangize murareba amaherezo y'aka gafilime. Ndabashimira ko kari buraryohe cyane kandi ndabizi ko muri bukuremo inyigisho, nanjye nkakuramo izanjye. Rwose mwihangane mukomeze mukarebe cyane, mukarebe kandi musharinga no ku bandi, muna subscribing, munatere comment, muname like. Nuko umukobwa disi yaribwiye ati reka nirukanke ngende ahubwo hatagira n'ikizifatira mu ijamba kikanyica n'umwana. Nuko barakwereka ku ruhande hari abadogiteri babiri, umwe rwose yari umugabo undi ari umugore. Ako kanya wa mudogiteri baho bari bahagaze, wa mugore yaramaze gutora umwana yahise abatunguka imbere. Umudogiteri w'umugore yahise avuga ati ariko se nk'uno mwana ko mwiruka tumwica na nyina twari twaramije tukamujugunya aje gute? Ati uwo mwana umuzanye se kumukoresha iki hano? Abona umukobwa aramubwiye ati kano kana rero nari ndimo ndajya gutembera nkatora ahantu mu mugezi baragataye mu gikarito, none najya ngo mukansuzumire murebe ko gafite ubuzima bwiza. Disi bigaragaye ko uno muganga w'umugore ari we abifitemo uruhare, uko ubona gafite ubwoba, afite n'igihunga cyinshi, umutima we utari hamwe. Yaramurebanaga rwose n'umujinya n'isesemi nyinshi, yatambutse gatenya aze kwegera rwose umugore areba umwana. Gusa abona ko bitamushimishije ko uno mugore yaretoye akana, gusa abona ko yabirakayemo. Uno mugore w'umuganga rwose yahise areba umugabo wiwe, arongera areba n'uno mwana abona bafitanye isura. Gusa bigaragare ko bari kwishinza icyaha. Uno muganga w'umugabo n'uw'umugore bari kwishinza icyaha rwose nk'abantu bakoze ibintu bitari byiza. Disi reka turebe barakwereka ukuntu byagenze, ukuntu byatangiye. Rwose barimo badushubije inyuma gatonya bakwereka ukuntu byatangiye. Dutangiranye hano n'umumama rwose wambaye ikanzu nziza y'ubururu, gusa mama yari atwite. Mama yaraje rwose se kwa muganga, gusa yari afite umugabo nawe w'umuganga yari amufitiye n'agafoto kiwe. Rwose barakwereka inyuma ibintu byari byanditseho, ni ya foto igaragaza imimerere y'ibyabyo. Nuko rwose barakwereka wa muganga tumaze kubona ari kuri ya foto. Nuko umugore yaraje ahita yinjira hano, yaraje rwose mu bitaro bya wa muganga aho yakoreraga. Nuko yari afite n'agafoto kiwe kuko niwe yari yamuteye inda uno mugore. Reka turere rwose agafilime kacu dukomeze tukarebe, ariko nakwibutsa ugomba gukora subscribe kuri ino channel. Reka tukarebe yaraje arakomanga rwose ku rugi hano, arakomanga n'umutuzo. Ako kanya hahise haza umugore ni wa muganga tumaze kubona aje kumufungurira. Amaje kumufungurira rwose yaraje aramubwira ati se ko nashaka ku muntu hano, umuganga witwa uku nguku akorera muri bino bitaro, umuryango uyu nguyu. Umugore yaramubwiye ati uwo muganga se ko numva ntaho nzira. Umugore w'umuganga rwose yaramwikinoje aramubwira ati uwo muganga ntaho nzi. Wa mugore byamutunguye kandi yarambwiye ko akorera hano n'uno muryango, ngerekaho n'ubundi ndi umugore wiwe ndamutwitiye. Nta kibazo, ntago ndi indaya, ndi umugore wiwe ahubwo ndamutwitiye. Ntari ibintu ashaka ko dukemura ku izina ry'uwo mwana. Umugore disi wa muganga yahise atungurwa cyane, ahita akanura amera nk'uguye mu kantu.
amaze kumera nk'uguye mu kantu nta kindi kintu yakoze, yahise akora amanyanga aravuga ati reka nze mwinjize noneho mukorere ubugome ibyafura mbi. Barakwereka ukuntu no mukobwa byaje gutangira kugira ngo bakundane n'uriya mugabo w'umuganga. Umukobwa yari ari ahantu mu gashyamba yaje gusoroma imiti rwose yo guha nyina wiwe yari arwaye cyangwa se nyirakuru. Yaje gusoroma imiti rwose, umukobwa ubona kose utuntu tw'udukeri. Ako kanya hahise haza umuganga rwose, wa muganga w'umugabo yahise aza ahita amukura ku mabuno cyangwa se ku mbavu ziwe amukura mu bikenyerero. Umuntu w'umukobwa yahise aseka cyane yumva aratunguwe umuntu amukozeho. Yasibutse rwose asanga ari wa mudogiteri. Kumbi no mudogiteri barakundanaga rwose, bari mu buzima bwiza bwo kwinjoyinga, bafite gahunda zo kuzashakana no kubana. Baraganiriye ati uzi ko warunkanze, atari ko shuramako tumaze iminsi waranyanze, sinzi ukuntu bisigaye byaragenze. Umugabo yaramurebye aramusekera rwose aramumyenyurira ati rwose uzi ukuntu uri mwiza, ati urateye rwose, ati niwe mukobwa, ati abandi bose sinzi Imana icyo yabaremeye, ati rwose Imana wowe yaguhaye ijuru ikugabira ibicu byayo n'ikirere. Umukobwa nawe si ukubyumva yishyara rwose, yumva ko ibyo amubwiye nibyo. Aramubwira ati rwose wa musore we nawe uri bogari, urateye, narakuwenda kwishimira, uri urubavu nanjye mba numva ubuzima bwanjye bwose nabuguha tukaba uwanjye. Mwumva imitoma bamaze guterana ukuntu ari myiza. N'umugabo yabwiye umukobwa ati ariko so nta kuntu wazemera ukambera umugore, ko mbona wabasha kuba umugore wanjye w'ibihe byose. Umukobwa yarabivuze rwose banakamyenyuye abyemera atajuyaje. Akimara kubyemera umugabo wese afata mu mbavu umukobwa ahita amwiyegereza ashaka kumuhobera. Gusa umukobwa wabonye rwose nk'aho abyishimiye nawe bimunejeje ntiyahakana. uno mugabo yose yarabikoraga rwose, ubona ko ari ukwiyerurutsa. Ku rundi ruhande aho kanya wa mugabo wese afashe umukobwa ahita amujyana. Ni inkuru no mugore yararema arabwira no muganga. N'umugore nta kindi kintu yakoze, yahise amubwira ati ibyo ngibyo kuko ndabyumvise, uzi kuri muganga yishiri wanjye, ati ibintu wakoze byose ndabyumvise, nta kindi ugomba. Barakwereka ubugome bw'uno mugore yari yateguye ahantu igiti yagishyizemo imisumari nk'ugiye kumubamba nka Yezu. Yari yafashe igiti rwose agishyiramo imisumari nk'utega imodoka aracyuzuza. Uno muganga yabwiye uno mukobwa amagambo mabi ati ariko ubundi nka wa mukobwa we aho mva utari indani he, wagiye kwishingiriza kuri wa mushiri wanjye umushaka iki, undebere nawe kuntu icyara ari bibi. Uno mugabo yashutse uno mugore bamutera inda. None uno mugabo yakundanaga n'uno muganga, mukurikiye filime kwa tanu mu karere kandi mukarangize. Disi uno muganga yabwiye uno mugore amagambo mabi ati nta mugayo, ati niwe wizanye n'ubundi urapfa, ni hahandi urapfa, ntawe ushaka kongera ibintu byose ndabyumvise, sinshaka kongera kumva ukifite n'ubuzima bwiza cyangwa se ukiriho. Umugore wa mugore rwose nyina wa kakana yaratangiye agira ubwoba, ashinda umushyitsi, umwana wari uri mu nda arikanga aritera. Nuko umugore rwose yarize n'amagambo menshi aramubwira ati rwose ndatwite kandi ndiri mu mezi 9 gutyo ndenda kuzajya kubyara, nagira ngo abashe kuba yangurira n'utwenda tw'umwana nzadukoreshe rwose mu gihe nzaba narabyaye. Umugore nta kindi kintu yakoze, yaramubwiye ati atugura sura niso wandaye we wagiye kureba ubundi umuntu bunza iyo nda kuri atari umugabo wawe ari umugabo wanjye. Umugore rwose yahise areba ahantu hari imisumari rwose arayitegereza wa muganga. N'umugore rwose wa nyina wa kakana yitegereza wa muganga, gusa nyina wa kakana yari afite ubwoba. No muganga yabwiye umugore ati nta mugayo, ubuzima bwawe ntaho burangiriye, ndaje nkwice kugira ngo utazongera no gutesha umugabo wanjye umutwe. Barakwereka rwose imisumari yaranga bameze nk'ugiye kumubamba. Wa muganga urebe n'ubuguma bwinshi yahise afata rwose ahita amusunika kuri ya misumari ngimujombe mu mutwe. Umugore rwose areba ukuntu ibintu agiye kugwaho, areba ukuntu bishinze, ahita abyitaza kugira ngo atanabigwaho. Yaguye rwose yubitse inda ntiyagwagaramye, umwana we adapfa. Yarokoye umwana ngo umwana adapfa, aramwitangira aremera ko yubitse inda. Buriya umugore ngo atwite akagwa yubitse inda umwana ntacyaba, ariko ngo iyo atwite akagwa yubitse agaramye umwana ahita agira ikibazo, ashobora guhita apfira mu nda. No muganga yaravuze ati byose ni ibicyokoze, ni hahandi urwana turarwica, ntacyo ntago rubeho kandi nawe ntabwo uri bubeho. Njye na sheri wanjye twari
kumukorera ubukwe. Undebeye n'abaganga b'iki gihe ukuntu ari abagome, ariko si bose, abangaba ni abazungu. Abaganga bo mu Rwanda bobo ni beza, ntabwo babikora kuko ni ababyeyi, ni ababyeyi, ariko abangaba si ababyeyi. Umubyeyi nk'uyu nguyu ntakabeho, ntanakigera ashaka. Umubyeyi yifuza kwica undi mubyeyi kandi bahuje amaraso, bahuje n'umubiri, bahuje buri kimwe cyose. Nuko wa mubyeyi rwose amaze gusubika hasi, yaguye hasi rwose ararira cyane, ararira ati rwose uri kumbura iki? Waretse umwana wanjye akabaho, waretse rwose nkazibyarira umwana. Umuganga yaraje afata ukuboko wa mugore, amufata rwose atafungura urugi. Amaze kumufata rwose amaze gufungura urugi, ahita amusunikira hanze n'ubugome bwinshi n'umujinya, ati mvira mu nzu utananterera n'icyumba mwaku, atajyana no gusanga hano, mvira mu nzu nashirwanya atagusanga hano. Agahita bipanika cyane. Umugore yaje ndetse agira ubwoba, ati banza agiye gupfa we, urebe ko n'umuganga nawe yagizemo n'ubwoba, ati ndarikoze ndamwishe ndarikoze, ati ariko n'igipfi yaba cyari gipfuye cyajyaga kwishiriza kuri shirwanye se kimushakaho iki? Uzi ndebeye nawe ukuntu abagore b'iki gihe ari babi. Mu kwikinaga filimi kwa tanu turi kubona wa mugore ukuntu arimo arataka asaba Imana, ati Mana mbabarira basi mbyara uno mwana, njye nubwo watumyamagarira ariko umwana asigareho, azamporere. Nuko uno mugore amubwiye, ataguhorera iki? Mvira hano ndisongera hano. Ati ntuguhope umugabo ndamubwira ikintu byagenze, ndamubwira ko twamwishe maze tujye kwinenga, tujye kunywa akantu twiryohereze. Umugore rwose avuze amagambo mabi cyane. Undebeye uno muganga nawe ukuntu atuje urugwiro. Mbere n'abaganzi k'abaganga bose bagira imitima myiza, none ko n'umuganga yari n'umubyaza ariko nta mutima mwiza afite. Umugore disi yarakomeje rwose aratakamba, ati Mana mfasha, ati mfasha undokore rwose mbyare kano kana, ati Mana mfasha. Aratakamba rwose arabona ko ari gusaba imbabazi, ati Mana rwose fasha mbyara kano kana. Umugore rwose yararize birarambirana. Ni agafilime kacu tugasoreje, nakubisa gukora subscribe kuri iyi channel.